Twongeye kubasuhuza inshuti zacu dukunda. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kuramya no guhimbaza Imana, tukanabagezaho ijambo ry'Imana riri kudufasha. Ni karibu. Reka dutangire dusenga Imana. Turagushimira Imana kuduha aka kanya, reka twese dutunganye kandi tuboneze. Tweretse gahunda yose ngo ibanemo natwe, kandi icyo wagambiriye ko tuganira Mwami ugiye kukiganira kandi tugirire umugisha imbere yawe hamwe n'abadukurikiye. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu twigakoze Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Dushima Imana ko twongeye gufatanya dusengana n'imiryango yacu mu rugo. Reka dufatanye kuririmba indirimbo ivuga ngo umva imirindi y'Uwiteka. Ntekereza ko abantu bayizi indirimbo ya kera. Dufatanye kandi dufashwe mu izina rya Yesu. Yewe mwana w'umuntu, umva amagambo y'Uwiteka. Ati ninjye waremye iyi si n'ibyuzuyemo byose. Nyuma y'ibyo byose fata umukungugu w'isi niremera umuntu. Namuremye mukunze murutisha ibindi biremwa hano kugira ishusho yanjye. Ariko kubwo kwifuza kw'amaso ye arangomera, itandukanya n'ubwiza bwanjye arigendera. Umva imirindi y'Uwiteka aragushaka. Yewe umva arabaza mwana w'umuntu, uri he mwana w'umuntu? Urahamagarwa, uwakuremye aragushaka, garuka mu rugo. Dushima Imana kubw'iyi ndirimbo. Ndavuga ngo mwana w'umuntu wakuremye aragushaka. Umva imirindi y'Uwiteka. Wowe udukurikiye, uri kutwumva, niba utarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, umva imirindi y'Uwiteka. Uwakuremye aragushaka, garuka mu rugo. Ushobora kuba utarakira Kristo, ushobora kuba wari waramwizeye ugasubira inyuma. Iyi ndirimbo ni iyawe, ijwi ry'Imana niba ribwira kukubwira ngo uwakuremye aragushaka, garuka mu rugo. Tugeze mu kanya rero ko gusangira ijambo ry'Imana. Dufite intego uyu munsi ivuga ngo tugire ingeso nziza mu bapagani. By'umwihariko uyu munsi turaganira n'abakristo bagenzi bacu bakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza. Dukwiye kugira ingeso nziza mu bantu batarakira Kristo, kugira ngo nibabona imico yacu cyangwa se imyitwarire yacu ibatere guhindukirira Imana. Reka rero reka nakire Sheri wanjye akomeze twinjiza umwanya w'ijambo ry'Imana mu buryo burambuye. Imana iduhane umugisha. Imana iduhane umugisha. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana twe nk'umuryango wacu riri kudufasha, riri mu rwandiko rwa mbere rwa Petero. Igice ni icya 2, umurongo ni uwa 11. Dufite intego itubwira kugira ingeso nziza mu bapagani. Nimba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, hari ukuntu ugomba kwitwara, hari uko ugomba kwitwara, hari uko ugomba kugenda. Imana idufashe itugirire neza. Tayito y'amagambo yacu iravuga ngo kugira ingeso nziza mu bapagani no kugandukira abategeka. Bakundwa, ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi,
nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Aleluya. Amen. Iri jambo ry'Imana riri kutubwira kugira ingeso nziza hagati yacu. Hari abantu baba bakijijwe n'abatarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Rero hari uko ugomba kwitwara wewe wakijijwe. Kugira ingeso nziza batubwira ni ukugendera mu nzira z'Imana uko amategeko y'Imana abitubwira. Hari ukuntu ugomba kwitwara aho ukorera, hari ukuntu ugomba kwitwara mu rugo, mu bo mubana, hari ukuntu ugomba kwitwara ahantu hose nyine uba uri umunsi ku wundi. Abadakijijwe bakakubona ingeso nziza ku buryo batajya kwiba ngo nawe ujye kwiba, waba utukije izina ry'Imana kandi bararimenye, ku buryo bataba bari kushyushya inkuru ku baturanyi nawe ugasanga urimo. Hari ibyo utagomba gukora kuko wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Rero tugomba kugira ingeso nziza. Nimba hari n'ikintu ubona cyaba cyiza mu buzima bwawe ariko cyatuma izina ry'Imana ritukwa, wakihorera kugira ngo izina ry'Imana utaritukisha. Kuko twamenye Yesu Kristo tukamwakira mu buzima bwacu, niyo mpamvu tugomba kugira ingeso nziza, tukagira itandukaniro hagati yacu n'abadakijijwe. Kuko umuntu udakijijwe ni we aba areberaho, ni twebwe abareberaho. Tugomba nyine kumwereka ingeso nziza, yazibona bikamutera guhindukira akavuga ati ubwo uriya yanyereye imbuto nanjye ngiye gukizwa. Kuko hari abantu benshi bajya batureba, bareba ingeso zacu ko turi kwitwara bakavuga ati aho gukizwa n'uriya ntabwo nabyihorera. Ariko Imana izadufasha tugire ingeso nziza hagati yacu n'abapagani, kugira ngo nibabona imirimo yacu myiza bazabe bahimbaza Imana yo mu ijuru. Uwiteka agomeze kubana natwe, nicyo cyifuzo nasorezaho. Turaza gusoza dusenga Imana kugira ngo ibane natwe, iduhe kugendera mu nzira zayo. N'iryo jambo ry'Imana ryari kudufasha mwakire neza ijambo ry'Imana. Yego, Imana imuhe umugisha umukozi wayo. Turashimira Imana ko ari Imana ibana natwe mu bihe dusengera mu rugo. Imana ishimwe ko igenda iduha ibyubaka ubugingo. Imana ihimbazwe. Iri jambo rero ntago wenda njye ndivuge byinshi yabivuze. Twaratekereje hamwe n'umwuka w'Imana tubona izina umukristo cyangwa se ubukristo, tubona isura twaryambitse muri rusange abakristo, tubona ntago ari isura nziza. Ubu kuvuga ko umuntu ari umukristo cyangwa se ari umurokore ntago bikigezweho kubera imyitwarire yacu muri rusange, nubwo atari twese ariko nyine byabaye gutyo. Impamvu rero dukwiye kubikosora kuko ari twe twabyangije, dukwiye no kubikosora dukurikiza ikiri jambo ritubwiye ngo tugire ingeso nziza hagati y'abapagani cyangwa se abo dukorana nabo aho tuba turi, abantu batarizera, tugire ingeso nziza hagati yabo. Hari ijambo riri muri Daniyeli igice cya 6:6 aravuga ngo bukeye abo bagabo baravugana bati nta mpamvu tubona kuri Daniyeli keretse nituyibona mu magambo y'amategeko y'Imana ye. Ntabwo wenda navuga amakuru yose, ariko uyu Daniyeli amateka abantu benshi barayazi, agenda avugwa yigishwa ahantu hatandukanye. Daniyeli abamugiriye ishyari bashaka uburyo bamugambanira ariko bamugenzuraho, baramugenzura ngo ko babona ikintu bamureka cyangwa aho bamutega umutego barahabura. Baravugana ngo bati ngo kiretse tumushatseho impamvu mu magambo y'amategeko y'Imana ye. Natwe turabwira kwiye ko tugerageza gukiranuka cyangwa se kwerera imbuto abapagani, abantu bataramenya Imana, ku buryo n'uwashaka kudushakaho impamvu yayibona mu gushaka Imana, mu gusenga. Imana ibyo hano mwisha ntabwo dushaka kuvuga ibintu byinshi ngo dutware munini, ariko biradukwiriye dusenga dusaba Imana, tubigerageze twere imbuto hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo badusebya nk'abakora nabi nibabona imirimo yacu myiza. Niko ijambo ry'Imana ryavuze, niko Petero yanditse,
nibabona imirimo yacu myiza n'imyitwarire yacu myiza izabatera guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Sinzi uko witwara aho ukorera mu isoko, mu biro, ku ishuri n'ahandi hatandukanye umuntu aba ari, ariko wigenzura urebe ese ingeso ugira zatera abantu guhimbaza Imana. Ingeso ugira nibabona imirimo yawe ugira ahantu hatandukanye birirwa ukorera cyangwa se no mu rugo aho byatuma abantu batarizera, byatuma babona imirimo y'Imana bikabatera guhimbaza Imana. Twigenzure hanyuma tubikosore kandi Imana iduhane umugisha. Dusenge isengesho ritoya, umwuka w'Imana akomeze agenda adusobanurira. Turagushima Imana ko wabanye natwe, habwa icyubahiro. Ijambo ryawe ni rikuru, rirakomeye, nitwara ntabwo twamenya uburyo bwo kurisobanura ko rirasobanutse. Reka umwuka wawe akomeze kugenda arushaho kuridusobanurira byimbitse, kandi kurivuga ni kimwe ariko no gukora ibyaryo ni ikindi. Udushoboze Pawulo yavuze umushobozi byose na Kristo imbaraga, dushoboze Mwami kuba aba mbere bashyira mu bikorwa iby'iri jambo. Dushimiye ko ubanye natwe kandi umugisha buri wese abanye natwe muri uyu mwanya, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Turabakunda cyane, Imana ibahe umugisha nawe utaha. Bye.